ni igihugu cy'amateka adasanzwe, igihugu cyabayeho kera cyane, kikaba igihugu gisa nk'ikibumbatiye kubaho kwa muntu nyirizina, igihugu kivugwa cyane mu mateka yaranze muntu n'iyobokamana. Bamwe bakita Misiri cyangwa se Egiputa, Egiputa y'abafarawo, Egiputa ya piramide. Igihugu cyashyize mu buretwa abanyayisiraheli, byandikwa mu bitabo by'amateka n'iyobokamana. Ni igihugu gifite ubukungu buhagije, ariko cyanagwiririwe n'ibyago bitagira ingano. Iki gihugu wowe ukiziho iki mu by'ukuri? Amateka yacyo kuva kibayeho kugeza uyu munsi ni ayahe? Ni igihugu gikomeye uyu munsi, nyamara hari ubwami bwinshi bukomeye bwabayeho mbere na nyuma yacyo, ariko bwasenyutse buribagirana. Kubera iki? Iki gihugu cyabayeho gite? Ni iyihe nzira byaciyemo? Ibi byose wibaza kuri Egiputa reka tubivugeho. Inyandiko z'abanyamateka bashingira ku bisigaramatongo zigaragaza ko Egiputa cyangwa se Misiri yatuwe guhera mu myaka 5500 mbere ya Yezu. Ubwo muri rusange ni imyaka isaga 7000 iki gihugu kimaze gituwe. Aba banyamateka bavuga ko muri ibyo bihe Misiri yari ituwe n'abantu bake bake, wasangaga baba mu mirimo yo guhinga no korora, bakaba mu midugudu mito cyane. Kenshi wasangaga bimuka begera ikibaya cya Nili kugira ngo ubuzima bwabo bushoboke. Abanyamateka bagaragaza ko iyi midugudu yagiye yaguka, maze nyuma y'imyaka 2000 igahinduka ubwami bukomeye ariko bwinshi, ndetse butari bunini cyane kugeza mu mwaka wa 3400 mbere ya Yezu, ubwo ubwami buto buto bukomeye bwahurizwaga hamwe n'umwami Menese bugahinduka Egiputa ikomeye. Kuva ubwo rero nibwo ubwami bwa Egiputa isi yamenye bwatangiye kubaho, ndetse ubwo nibwo ingengabitekerezo yo kubaka ubwami bwa Egiputa bukomeye cyane bwagombaga kwigarurira isi yose yatangiye. Maze kuva icyo gihe mu myaka 3400 mbere ya Yezu kugeza n'uyu munsi, ubu bwami buriho bukitwa Misiri butarahinduriwe izina. Ibi bibugira ubwami bushaje kuruta ubundi ku isi, kubera ko byakugora kubona ubundi butegetsi bushaje kuruta ubwo ngubwo ku isi nzima. Kuri iyi ngingo Egiputa irihariye. Kuva mu mwaka wa 3400 rero Egiputa yatangiye kwiyubaka iyoboye n'abafarawo, ndetse ubu bwami butangira gutera imbere cyane. Muri ibyo bihe umwami yabaga angana n'Imana mu baturage be, kandi muri ibyo bihe ubuzima bwa Misiri bwari bushingiye kuri Nili, kubera ko kenshi guhinga no korora byabo byashingiraga ku mazi y'uruzi. Iyi Nili benshi mu banyayegiputa bari batuye mu midugudu yari igize ubwami bayifataga nk'Imana, kubera ko mu buhinzi n'ubworozi bwabo yari yibanze cyane ku buryo guhungabana kwayo byanganaga no gupfa kwabo. Ndetse n'ubu ngubu ahari niko bikimeze, kubera ko ku isi yose birazwi ko ngubu ibihugu bya Misiri na Ethiopia ndetse na Sudani bitumvikana kubera iby'amazi ya Nili, kubera ko Ethiopia yubatse urugomero runini cyane kuri uyu mugezi utemba ugana mu Misiri. Inyandiko z'amateka zigaragaza ko ku mabwiriza y'umwami Josel, inyubako zikomeye ku isi ziri mu bitangaje kurusha ibindi kuri iyi si za piramide zatangiye kubakwa hagana mu mwaka wa 2630 mbere ya Yezu. Umwanditsi w'umugereki w'ikirangirire cyane wanditse inyandiko zikomeye witwa Herodote, mu nyandiko ze yagaragaje ko piramide ya mbere abanyayegiputa bubatse muri ibyo bihe yabatwaye imyaka irenga 20, yakozweho n'abakozi bagera ku 100 mu kuyubaka. Ubwami bwa Egiputa rero bwatangiye gukura ndetse buhinduka igihangange mu karere bwabarizwagamo, kugeza n'ubwo nabwo bwatangiye gushaka kwaguka bwigarura ibindi bihugu. Bwari butarakomera neza rero, kubera ko ibi byabushoye mu ntambara n'ubwami buturanye nka Nubi ndetse na Libya. Uko niko ku rundi ruhande abafarawo barimo bagenda bubaka system ikomeye cyane y'imitegekere ya Egiputa. Bigeze mu kinyejana cya 18 mbere ya Yezu, abanyayegiputa batangiye umubano ushingiye kuri diplomasi n'ubuhahirane mu by'ubukungu n'ubwami bari baturanye bwarimo Syria ndetse n'ubundi bwami butandukanye bwabarizwaga mu bice bya Palestine hitwaga Kanani muri ibyo bihe. Kuva icyo gihe n'imyaka 1000 yakurikiyeho nibwo Egiputa yabaye Egiputa tuzi uyu munsi, ku buryo ibikorwa byakozwe n'ubwo bwami muri ibyo bihe byatumye busiga izina rikomeye cyane
mu mateka y'isi, kubera ko muri ibyo bihe nibwo ubwami bwa Egiputa bwatangije ibitero bikomeye cyane n'intambara zikomeye zo kwigarurira ubwami bwari buturanye nayo bwarimo Nibi. Ndetse iki gihe Egiputa yanagabye ibitero ku bice bya Kanani nabyo irabyigarurira. Muri ibyo bihe byo mu kinyejana cya 17 imbere ya Yezu nibwo Yakobo wiswe Isirayeli n'abahungu be 12 n'imiryango yabo bagiye gutura muri Egiputa kubera ibibazo by'inzara byari mu gihugu cyabo. Kuri iyi ngingo inyandiko nyinshi zisobanura ko mu gihe umuryango wa Yakobo werekezaga muri Egiputa n'ubundi gihugu cya Kanani cyari cyaramaze kwigarurirwa na Egiputa. Muri make muri iyo minsi Egiputa niyo yari umutegetsi ukomeye. Icyo gihe ubwami bwa Egiputa bwari bukomeye ku isi yose, yewe nta n'uwabuhangaraga kubera ko aho bwabashaga kugeza amagare yabwo y'intambara bwarahigaruriraga hose, bugashushubikanya buhasanze, bukabapfukamisha hasi cyane, bukabatwara bunyago, abandi bukabica, abandi bukabagira abacakara. Egiputa bwari ubwami bw'igitangaza muri icyo gihe. Egiputa yateye ubwoba abo bari baturanye bose, barayitinya bitangaje, maze bemera ko ibarusha ububasha, bayizanira amahoro n'imisoro. Egiputa ihinduka igitangaza ku isi yose. Muri iyo myaka Egiputa yari mu bushorishori bw'ububasha bwayo. Mu bihe by'intambara za Egiputa yagize abami b'abarwanyi bari bakomeye cyane, ku buryo nabo basize amateka yihariye mu ntambara nyinshi barwanye. Uzi imbere y'abandi n'ubu kigarukwaho ni Tutmoze wa gatatu. Intwari nyayo yacigatiye inkota ikagura ubwami bwa Egiputa ku muvuduko ukomeye cyane. Uyu ubutwari yamenyekanyeho bwambukiranyije ibinyejana n'ibinyejana, kuko we ingabo ze iyo zinjiraga mu rugamba ntabwo yasigaraga, ahubwo yajyaga ku mirongo y'imbere mu rusaku rw'inkota n'amacumu n'induru y'abicwaga n'abakomeretswaga, nawe yabaga ari aho ngaho. Ku buryo bamwe mu banyamateka banagaragaza ko icyo ngicyo ari kimwe mu byamufashije kuba umurwanyi w'icyamamare cyane, agahabya abo bashyamiranye nabo bose, agahindura Misiri igihugu cy'ubuhangange ntagereranywa. Mu kinyejana cya 14 mbere ya Yezu nibwo ubwoko bwa Isirayeli burangajwe imbere na Musa cyangwa se Mose bwavuye muri Egiputa nyuma y'ibyago 10 bikomeye Egiputa yatejwe n'Imana ya Isirayeli, nk'uko bigaragara muri Bibiliya mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 7, uwa 8, uwa 9, uwa 10 n'uwa 11 ndetse na 12. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko Abayisirayeli bavuye muri Egiputa mu kinyejana cya 14 mbere ya Yezu, mu gihe Egiputa yayoborwaga n'umwami Ramses wa kabiri. Nyuma y'ibyo Egiputa yakomeje kuba ubwami bukomeye cyane kugeza mu kinyejana cya 10 mbere ya Yezu, ubwo hadukaga ubundi bwami bukomeye cyane bwatangiye gupfukamisha iki gihugu. Egiputa nayo icishwa bugufi cyane, maze nayo igenda yigarurirwa n'ubundi bwami buyihindura intara yabwo uko bwagendaga buhanganira kwigarurira isi. Ubwami bwa mbere bwabanje guhabya Egiputa ni ubwami bwa Asiriya, bwayigaruriye kuva mu kinyejana cya 10 kugera mu cya 7 mbere ya Yezu. Icyo gihe umwami wa Egiputa yategekaga ubwami bwe ashingiye ku mabwiriza yavaga i Ninive, ku murwa mukuru w'ubwami bwa Ashuri. Nyuma y'imyaka 300 ubwami bwa Ashuri nabwo bwaje kugwa, maze hazamuka ubundi bwami bw'Abanyababuloni, nabwo bwigarurira Egiputa mu mwaka wa 600 mbere ya Yezu. Ingabo z'Abanyababuloni zigaruriye Egiputa ku mabwiriza y'umwami Nebukadinezari. Kuva icyo gihe Babuloni nayo yakomeje gutegeka isi, ariko ntibyaramba, kubera ko nyuma yo gupfa kwa Nebukadinezari Abaperesi b'Abasirusi nabo bazengereje Babuloni, maze bayitsinda inshuro zitabarika, bigarurira n'ibice byayo byose birimo na Egiputa bafashe mu mwaka wa 525 mbere ya Yezu, ubwo umuhungu wa Sirusi umwami Kambisesi yatsindaga ingabo z'Abanya-Egiputa, akomeka icyo gihugu cyabo cya Egiputa ku bwami bwari bugize ubwami bw'abami bw'Abaperesi. Nuko rero Egiputa yabaye mu myaka irenga 200 munsi y'ubwami bw'Abaperesi, kugeza ubwo umwami wa Macedonia, umujenerali w'umugereki w'igitangaza cyane mu barwanya intambara zavuzwe mu mateka y'isi, General Alexandre le Grand, yabashije guhuriza hamwe Ubugereki,
atangiza ibitero bihambaye ku baperesi, maze ubu bwami bw'abaperesi arabwigarurira na Egiputa irimo. Ni mu mwaka wa 332 mbere ya Yezu. Gusa nyuma yo kwigarurira ibice by'isi yari azi icyo gihe, ntabwo uyu murwanyi w'igitangaza Alexandre le Grand yamaze igihe kirekire, kubera ko yapfuye akiri muto ku myaka 32 y'amavuko. Ubwami bwe bwigabanyamo ibice bitandukanye byigaruriwe n'abajenerali be. Muri uko kwigabanya, Egiputa yisanze mu maboko ya General Ptolemy, maze nawe ahindura Egiputa umurwa mukuru w'ubwami bwe, ubwami bwa Ptolemy nyine. Ubu bwami bwaramamaye cyane, ndetse aburaga bamukomotseho baba Ptolemy bamamaye mu mateka y'isi. Ubwami bwa Ptolemy bwarimo ibice by'inyanja ya Mediterane, bugaturuka mu majyepfo ya Syria kugera muri Libya mu majyaruguru ya Afurika, bugaca mu Misiri mu majyepfo, bugahana imbibi n'ibice birimo Sudani y'ubu. Mu Misiri umurwa mukuru w'ubwami bwe yawushinze mu mujyi wa Alexandria. Kuba Ptolemy yarashinze umurwa mukuru muri Egiputa byatumye Egiputa isubirana ubushobozi n'ubukana yahoranye, ariko ntabwo byaturutse ku kuba abanya-Egiputa ubwabo bari bakomeye ngo bisubize gukomera ku bwami bwabo. Oya, nuko Ptolemy yishimiye Misiri ayishingamo icyicaro cy'ubwami bwe. Egiputa abagereki bayikozemo byinshi, kuko nk'umwe mu mijyi iri muri icyo gihugu ubu ngubu yitiriwe n'ubundi umurwanyi nababwiye kare watumye abagereki bahinduka ubwami bukomeye cyane, akanasiga izina rikomeye cyane mu mateka y'isi, Alexandre le Grand. Uyu mujyi Alexandria niwe bawitiriye. Uyu mujyi urazwi cyane n'uyu munsi, ni umujyi w'amateka akomeye. Nyuma y'imyaka myinshi rero, abajenero b'Abagiriki bahanganye hagati yabo ndetse bakanigarurira ibindi bice by'isi, nibwo hadutse ubundi bwami bukomeye cyane bw'Abaromani. Abangaba rero batsinze Abagereki, bigarurira ibice byose byari mu maboko y'Abagiriki kugeza no kuri Egiputa. Yabanje kunanirana kubera umugore wayitegekaga, Cleopatra wa karindwi, Philopator. Uyu yabaye inshuti ikomeye aba n'umugore w'abajenerali bakomeye cyane b'Abaromani, barimo General Jules Caesar ndetse na General Marc Antoine. Byagezeho Cleopatra abagusha neza, abageza mu buriri bwe aryamana nabo, maze bigarurira ibindi bice by'isi, ariko Egiputa ye barayimurekera. Agira ubwigenge bucagase kubera ko yatangaga imisoro n'amakoro i Roma, ariko akomeza gutegeka ubwami bwe. Umugore w'ubwiza ntagereranywa kandi butangaje wakomokaga kuri General Ptolemy yakundanye n'abajenero benshi, banabyarana abana benshi, ku buryo inkuru ya Cleopatra na General Marc Antoine iri mu nkuru z'urukundo z'ibihe byose zasize amateka akomeye ku isi. Aba bombi bakundanye urudasanzwe mu buryo amateka azi neza. Gusa ku rundi ruhande, ibyo bya Cleopatra byo kugusha neza abajenero b'Abaromani byaje kurangirana n'ubwami bwe ubwo mu mwaka wa 31 mbere ya Yezu. Noneho Egiputa yigarurirwaga byuzuye n'umujenerali w'umuromani Octavien, mu ntambara yamushyamiranyije na mugenzi we General Marc Antoine. General Octavien niwe washyize akadomo ku butegetsi bw'igihe kirekire bwari mu Misiri bw'Abaptolemy, burangirana na Madame Cleopatra wa karindwi, Philopator. Arangije Egiputa nayo ayigira igice kigize ubwami bw'Abaromani. Nyuma yo kwigarurira Egiputa, nyuma y'imyaka 4 gusa, General Octavien noneho yiyimitse nk'umwami w'abami wamenyekanye ku izina rya Kaisari Augusto. Ategeka ubwami bw'Abaromani ari umwe. Uyu Kaisari Augusto yamenyekanye cyane mu nkuru z'ivanjiri zivuga kuri Yezu. Egiputa yabaye munsi y'ubutegetsi bwa Roma mu myaka myinshi cyane. Rero Abaromani bo bari bazi neza amateka ya Egiputa kubera ko bahoze ari abahanga mu bijyanye n'ubumenyi butandukanye nk'imibare, isanzure ndetse n'ibindi bitandukanye. Bari bazi neza ko kuva mu myaka ya kera abanya-Egiputa bari banifitiye inyandiko yabo bise hieroglyphe. Rero icyo Abaromani bakoze, bafashe imijyi yo mu Misiri bayihindura ahantu h'ubuhanga n'ubumenyi ku kigero kiri hejuru cyane, maze Egiputa ihinduka igihugu cy'abanyabwenge n'abashakashatsi kuri byinshi bitandukanye. Ndetse mu gihe Abaromani barahiriraga gukwirakwiza ubukristo ku isi, mu nkubiri yatangijwe n'umwami w'abami Caesar Constantin, mu Misiri naho hageze ibijyanye n'iyobokamana rya gikristo.
ndetse amateka agaragaza ko umwe mu banditsi bazwi cyane mu nkuru za Yezu Kristo witwa Mariko, unafite igitabo kizwi muri Bibiliya, ngo yaciye mu Misiri ahigisha, ku buryo uyu munsi mu Misiri hari umubare munini w'abakristo bafite inkomoko muri izi nyigisho za gikristo zo muri ibyo bihe nyine. Nyuma rero y'aho ubwami bw'Abaromani busenyukiye, Egiputa yisanze mu maboko y'ubundi bwami bukomeye cyane bw'Abayisilamu, Islamic Empire. Aba Bayisilamu b'Abarabu n'ubwami bwabo bukomeye bigaruriye ibice binini cyane birimo n'amajyaruguru ya Afurika, ku buryo uyu munsi byanagize ingaruka kuri Afurika y'amajyaruguru bita Maghreb, ku buryo n'uyu munsi yahindutse ibihugu by'Abarabu bivuga Icyarabu n'abaturage b'Abayisilamu ku bwinshi. Kuva Egiputa yageramo umuco w'Abarabu n'idini ya Islam, ibi byashinze imizi, ku buryo n'uyu munsi nyine Egiputa cyangwa se Misiri ni igihugu cy'amateka akomeye cyane ku isi, kikaba igihugu gituwe n'Abarabu b'Abayisilamu ku kigero kiri hejuru. Ibi birazwi. Egiputa yigaruriwe n'ubwami bw'abami bw'Abarabu mu kinyejana cya 7 hari mu mwaka wa 642, ndetse barahagumye mu myaka irenga 600, ku buryo byarangiye Egiputa ibaye y'Abarabu nyine. Bikomeza bityo kugera mu kinyejana cya 16. Abarabu batuye mu Misiri uyu munsi iki gihe nibwo bahageze, kubera ko icyo gihe amoko yari atuye mu Misiri harimo Abagiriki b'Abaromani bategekaga igihugu, abaturage b'Abanya-Egiputa kavukire, ndetse n'abaturage b'abirabura bavuye muri Libya munsi y'ubutayu bwa Sahara. Gusa ubwo Abarabu bigaruriraga Misiri, ayo moko yose yagiye havanwa, igihugu kigenzurwa n'Abarabu, ku buryo benshi mu isi y'ubu ngubu batazi ko mbere y'uko Abarabu bigarurira Misiri, ejo bundi mu myaka 1000 ishize hari hatuye abandi bantu. Nyuma y'imyaka myinshi ubwami bw'Abarabu bugenzura Misiri, ubwami bw'abami bwa Turkiya Ottoman nabwo bwazengurutse ibice bitandukanye, birangira bwigaruriye Egiputa cyangwa se Misiri mu 1517. Gusa ntabwo Abanya-Ottoman babashije gusenya imizi y'Abarabu b'Abayisilamu basanze mu Misiri. Kubaho Egiputa y'Abarabu b'Abayisilamu bari munsi y'ubutegetsi bw'Abanya-Ottoman byaragoranye cyane, kubera ko kwigarurirwa n'Abanyaturukiya b'Abanya-Ottoman byatumye Misiri yinjira mu bibazo by'ubukungu bikomeye cyane, maze ingaruka z'icyorezo cy'ubushita ndetse n'igwa ry'ubukungu ryaturutse ku ntambara y'Abanya-Ottoman yo kwigarurira Egiputa bigusha mu bibazo by'imibereho mibi ikomeye cyane, ku buryo Egiputa yibasiwe n'inzara inshuro 6 hagati y'imyaka y'1687 n'1731. Ariko inzara ya rurangiza niyabaye mu 1784, yisha abarenga 1/6 cy'abaturage bari batuye Misiri bose. Mu myaka Egiputa yabaye munsi y'ubutegetsi bw'ubwami bwa Turkiya Ottoman, yabayeho mu bukene bukomeye cyane kubera igwa ry'ubukungu rikomeye ryaturutse ku kuba iki gihugu cyarigaruriwe n'ubu bwami bw'Abanya-Turkiya Ottoman. Ariko ku rundi ruhande, iki gihugu cyagize ibibazo byose kubera aho cyari giherereye, ahantu h'ubucuruzi buhuza imigabane ya Aziya n'Uburayi. Muri ibyo bihe ni nabwo Ubufaransa bwari mu mpinduramatwara zikomeye, bwohereje ingabo zabwo mu Misiri kugira ngo bayivane mu maboko y'Aba-Turkiya Ottoman mu mwaka w'1798. Ingabo z'Ubufaransa zaziyobowe n'umujenerale w'ubushobozi bukomeye cyane wanamamaye cyane, Napoleon Bonaparte. Izi ngabo nazo zatangije urugamba ku Banya-Ottoman zigira ngo zigarurire Egiputa, ariko uru rugamba ntabwo ingabo z'Ubufaransa zabashije kurutsinda, kuko mu 1881 Abanya-Ottoman barazitsinze cyane, bazikubita inshuro zisubira mu Bufaransa zatsinzwe. Uwari umaze gutsinda ingabo z'Abafaransa mu Misiri yari General Mohamed Ali, Umunya-Albania w'umwizerwa cyane mu butegetsi bwa Ottoman. Icyo gihe yahindutse ubushobozi bukomeye cyane kubera ko Egiputa yayirinze Abafaransa, kubera icyo gikorwa gikomeye cyane hanashingiye ku mikino n'amacenga byari byuzuye muri politike na diplomasi. Umwami w'abami w'ubwami bwa Turkiya Ottoman wari Istanbul icyo gihe yahaye umujenerali ububasha bwo kuba umutegetsi cyangwa se guverineri wa Egiputa, akajya atanga raporo ku butegetsi bwa Turkiya Ottoman mu 1885. Uyu Mohamed Ali yatangiye gukora ibishoboka byose ngo abone igikundiro cy'abaturage b'Abanya-Egiputa,
ndetse kandi ngo anemeze ababosi be b'Istanbul ko ashoboye gutegeka iki gihugu. Aha niho Mohamed Ali yazamukiye cyane, ari mu butegetsi bukomeye cyane bwategetse Egiputa imyaka myinshi kugera mu 1952. Ndetse kenshi uyu Mohamed Ali bamwita umubyeyi washinze Egiputa nshya nk'uko izwi uyu munsi, kubera ko niwe waremye uburyo bushya bw'imitegekere n'ubukungu ndetse n'imibereho mu baturage. Kuza kwa Mohamed Ali muri Egiputa byatumye imitegekere y'Abanya-Ottoman ishira mu Misiri, ahubwo byose bijya mu biganza bye. Ubutegetsi bwe burakomera cyane, anigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye birimo amajyaruguru ya Sudani, Syria, ibice binini by'ikigobe cy'Abarabu n'ahandi henshi. Mohamed Ali watsinze Abafaransa akanabikoresha mu iturufu ikomeye cyane yo kugabana akaba umutegetsi wa Egiputa ayivanye kuri Turkiya Ottoman. Ntabwo byamurambanye kubera ko ubwami butandukanye bukomeye bw'i Burayi bwari bugikeneye Egiputa. Byihuse cyane mu 1882 ingabo z'Ubwongereza zinjiye muri Egiputa, zigarura ibice by'iki gihugu ndetse zitsinda burundu ingabo za Misiri mu rugamba rwa nyuma rwabereye mu gace ka Tel El Kebir hari mu kwa 9 k'uwo mwaka wa 1882. Ubwo kuva ubwo Abongereza bahise bahindura Egiputa koloni yabo, maze muri systeme bakoreshaga aho baciye hose yiswe indirect rule yo kureka ba nyiri igihugu bagategeka abaturage babo, ariko bakabikora ku nyungu z'Ubwongereza. Egiputa nayo bayikoreye ibyo. Uku niko Abongereza babigennye, ndetse bo n'abami bakomotse kuri Mohamed Ali bahindutse abafatanyabikorwa beza b'Ubwongereza. Ibi bihe by'ubukoloni Misiri yabibayemo imyaka igera kuri 70, kuva mu 1882 kugera mu 1952, ubwo habaga impinduramatwara yayobowe n'agatsiko k'abasirikari bari bahuriye mu cyitwa Free Officers Movement, bari bayobowe na General Gamal Abdel Nasser. Bahiritse ubutegetsi bwa cyami bwari bumaze imyaka irenga 100 butegeka Egiputa, aho umwami Farouk wahiritswe ari nawe wa nyuma wategetse Misiri. Mu kwa gatandatu mu 1953 Misiri yatangaje ko ibaye repubulika, ndetse itinashyiraho perezida wayo wa mbere General Mohamed Naguib. Gusa uyu nyuma y'umwaka umwe mu 1954 yahatiwe kwegura ku butegetsi na General Gamal Abdel Nasser. Ubundi uyu General Nasser wanabaye umucurabwenge watekereje ibyo guhirika ubutegetsi bwa cyami mu 1952 niwe wahise uba perezida. Byasaga naho Nasser ubwo yari yisubije ubutegetsi yaruhiye. Kuva icyo gihe imitegekere ya Gamal Abdel Nasser yabaye yihariye, kubera ko yahaye Misiri umurongo mushya utandukanye n'uwa cyami, ariko muri byose hari ikintu kimwe cyonyine cyagumyeho cyaratangijwe n'ubwami bwa Farouk: guhangana no gushaka gusenya Isiraheli ikavaho burundu. Mu mwaka wa 1948 ku mabwiriza y'umwami Farouk, umubare munini w'ingabo za Misiri zatangije intambara kuri Isiraheli ikimara gushingwa. Gusa iyi ntambara yarangiye nabi ku ruhande rw'Abarabu, kubera ko Abayahudi bakubise inshuro ibi bihugu by'Abarabu birimo na Misiri. Iyi mpamvu rero yatumye Gamal Abdel Nasser mu gihe yategekaga Misiri, ikintu yashyizemo imbaraga kurusha ibindi byose muri politike no kurwanya Isiraheli no kuyisenya burundu. Ku butegetsi bwe mu gihe cy'imyaka 16 kuva mu 1956 kugera mu 1970, yarwanye na Isiraheli mu ntambara inshuro ebyiri. Izi nazo zasigaye mu mateka y'isi. Aha harimo intambara yitiriwe umuhora wa Suez yo mu 1956 ndetse n'intambara y'iminsi 6 yo mu 1967, aho hose Isiraheli yahaye isomo ry'intambara Misiri mu buryo amateka atazibagirwa. Kandi General Gamal Abdel Nasser yerekeje Misiri mu matwara ya gisosiyaliste mu buryo bukomeye cyane, ndetse mu mpera z'imyaka y'1950. Mu 1958 uyu mugabo yagerageje kurema igihugu yise United of Arab Republic, aho yahurije hamwe ibihugu bya Misiri, Syria n'amajyaruguru ya Yemen. Gusa iki gihugu ntabwo cyarambye kubera ko cyasenyutse mu 1961 nyuma y'imyaka 3 gusa. Syria iguma ukwayo ndetse na Misiri ukwayo. Nasser yashakaga gushinga leta yunze ubumwe y'Abarabu, gusa nyuma y'imyaka 14 bigerageje
igihugu nk'iki cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyavutse mu mucanga wo mu kigobe cy'Abarabu. Ku rundi ruhande, ku butegetsi bwe, General Gamal Abdel Nasser yagerageje gufata imitungo y'abanyamahanga by'umwihariko Ubwongereza yari iri muri Egiputa maze ayishyira mu maboko ya leta abari wigenzura. Kandi mu myaka 16 yategetse iki gihugu, Bwana Gamal yubatse neza imizi y'ubutegetsi bwa leta butari ubwa cyami. Gusa yapfuye mu 1970 asimburwa na vice perezida we Anwar al-Sadat. Uyu nawe yategetse Misiri cyangwa se Egiputa kuva mu 1970 kugera mu 1981. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwe, Perezida Anwar al-Sadat yateguye igitero cyo kwihorera ku Bayahudi, maze mu kwa 10 mu 1973 ari kumwe na perezida wa Syria Hafez al-Assad batangiza intambara kuri Israel, intambara yiswe Yom Kippur, birangira bayitsinzwe. Rero nyuma yaho ananiriwe gutsinda Abayahudi muri iyi ntambara, yahisemo kugirana umubano mwiza nabo, asura Yerusalemu mu ruzinduko rw'amateka. Mu bukungu, Anwar al-Sadat yafunguriye amarembo buri wese washakaga gushora imari muri Egiputa. Biba bimwe mu byubatse ubukungu bwa Misiri buyihindura y'ubukombe ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bihugu by'Abarabu. Nawe ntabwo yatinze ku butegetsi kuko yapfuye arasiwe ku rugamba mu kwezi kwa 10 mu 1981, asimburwa na vice perezida we Hosni Mubarak. Iby'urupfu rwa Anwar al-Sadat warasiwe ku rugamba tuzabigarukaho mu bindi biganiro. Uyu Hosni Mubarak rero nawe mu mwaka w'1981 yatangije ubutegetsi bwe bwite bushingiye ku kugenzura byose mu gihugu, maze ategeka Egiputa mu ishusho y'igitugu cya nyacyo, agenzura byose nk'uko abategetsi bose bo muri Afurika yo mu bihe bye bari bameze. Mubarak yategetse Misiri muri politike z'ikene wabo no kwikubira umutungo, ku buryo ubutegetsi bwe yabukoresheje mu nyungu ze bwite kuruta abanyagihugu yarayoboye. Gusa ku rundi ruhande, ubukungu bw'iki gihugu cyabayeho imyaka irenga 5,000 bwarakomeje burazamuka ndetse buranakomera rwose. Gusa imitegekere ya Hosni Mubarak yo yakandamizaga abakene bagakomeza gukena, kuko ku butegetsi bwe yakoranaga n'abakire gusa n'ibihugu bikomeye. Umutungo w'igihugu yawuhaye abantu be ba hafi bo mu muryango we ndetse n'inshuti ze. Yabarirwaga mu bategetsi bari ku isi bari batunze amadolari menshi cyane, miliyari nyinshi. Mu 2011 byavugwa ko agaciro k'umutungo wa Perezida Mubarak ndetse n'umuryango we kageraga kuri miliyari 70 z'amadolari ya Amerika. Amenshi muri aya akaba yarabitse muri konti zari mu mahanga mu bihugu nk'Ubusuwisi n'Ubwongereza. Kutishimira ubutegetsi bwa Hosni Mubarak kw'abaturage b'Abanyamisiri kwagaragaye mu mpinduramatwara z'Abarabu ziswe Arab Springs, ubwo abaturage bahuriraga mu mihanda by'umwihariko ku rubuga rwa Tahrir bakamagana Mubarak mu myigaragambyo ikomeye cyane, bamusaba kwegura akagenda akava ku butegetsi. Uyu Hosni Mubarak bamwokeje igitutu, abura yacira n'ayamira, birangira yemeye kwegura ku butegetsi, agenda atyo ku itariki ya 11 y'ukwa 2 mu 2011. Impinduramatwara z'Abarabu zasize imvururu nyinshi n'akajagari gakomeye mu butegetsi bwa Misiri, ku buryo zaje kugera ku musozo mu mwaka wa 2014, ndetse zirangira zigejeje ku butegetsi General Abdel Fattah al-Sisi ari ubaye perezida wa Egiputa cyangwa se Misiri, ndetse nawe ukitegeka uyu munsi. Uyu munsi rero Misiri ni igihugu cy'ubukungu bukomeye cyane ku isi, ndetse kirakomeye mu bijyanye na diplomasi, ku buryo no mu bijyanye n'igisirikare ni igihugu kiza imbere cyane muri Afurika. Mu myanya y'ibihugu bikomeye muri Afurika nk'umugabane giherereyemo, muri buri gice cy'ubuzima Misiri ihangana na Afurika y'Epfo na Nigeria. Mu isi y'Abarabu, Misiri ni igihugu kivuga ari kumvikana muri byinshi, ku buryo mu Barabu uruhande Misiri yerekejeho abenshi barukomera amashyi. Kenshi Misiri yo na Arabia Saudite ni ishusho yo gukomera kw'Abarabu, nubwo muri iyi minsi bigenda bihinduka, ariko n'ubundi Misiri iracyari y'ubuhangange bukomeye cyane, kuko n'ubundi kimwe mu bihugu bikomeye yo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu barimo gushaka uko bahuza leta ya Israel n'umutwe bimaze amezi arenga 7 bihanganye mu ntambara ikomeye cyane yatangijwe n'ibitero bya Hamas ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023.
ndetse no mu isi nzima. Misiri ni igihugu gifite ijambo rikomeye ku buryo kiri muri bike bifite ijambo ryashyigikirwa n'ibihugu byinshi bikajyana ibintu mu bundi buryo. Misiri irihariye rwose kandi n'amateka arabizi aranabihamya. Ni igihugu cyagize ubwami bukomeye gifite izina rikomeye ryanditse mu bitabo by'amateka ku isi. Nibwo bwami bushaje ku isi kuruta ubundi bwose. Iyi ni nayo mpamvu tuvuze kuri iki gihugu. Ndabashimiye cyane.